Ndabasuhuje inshuti bene data mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi mwiza udasanzwe, igitondo kidasanzwe, ibihe bidasanzwe byuzuyemo umugisha w'Imana. Kubaramutse amahoro, turashimiye Imana kuko turamutse amahoro ni bundi bushya. Dushimiye Imana kuko duhaye umunsi mushyashya ku buzima bwacu. Ni ibihe biba bitarigeze bibaho kandi ni ibihe bitazongera kubaho. Niyo mpamvu tuba dufite amashimwe, niyo mpamvu dufite impamvu zo gushima. Imana ni ishimwe cyane. Turagira ngo dufatanye gusenga Imana, dufatanye kuramya no guhimbaza Imana, tuyishimire urukundo rwayo. Hari impamvu zo gushima, hari impamvu zo gushima uko waba uri kose, ibibazo byose waba ufite, ariko ndashaka kukubwira ngo hari impamvu zo gushima. Ambassadors of Christ niwe yaririmbye, yaravuga ngo umuntu umwe yarandebye aratangara ubwo nari mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Mbese kubw'uwo muntu we yumvaga nta mpamvu zo gushima Imana bitewe n'ibibazo yari arimo, bitewe n'igihe yari arimo. Yumvaga yuko atari igihe cyo gushima Imana, ariko ndaramubwira ngo biriho byinshi kandi biracyariho ibyatuma tuza imbere yawe dushima. Uko byaba biri kose, igihe cyose waba urimo cyose, gushima Imana birakwiye. Reka dufatanye gusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Turasoma igice cyaho cya mbere, duhere ku murongo wa 3. Umutwe w'amagambo aravuga ngo urukundo Pawulo akunda Abafilipi. Dusome mu izina rya Yesu. Turasoma tugeze ku murongo w'8, ubundi dusenge. Aravuze ngo nshimira Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe, kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangije umurimo mwiza muri mwe, izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birakwiriye ko mbatekereza ntyo mwese. Imana ni ishimwe cyane, Imana ni ishimwe, Imana ni ishimwe. Aya magambo nanjye ndayabatuye. Umurongo wa 6 turatubwiye ngo icyo nzi neza ntashidikanya rwose ni uko yatangije umurimo mwiza muri mwe, izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birakwiriye ko mbatekereza ntyo. Inshuti bene data, ndagira ngo mbabwire nta kintu Imana, nta korani n'imwe Imana ikorera kugira ngo ihombe. Ntago bibaho. Nta kintu Imana ikorera kugira ngo ihombe, kandi si nk'umwana w'umuntu. Twebwe hari igihe dutegura umushinga ukaduhombera, bitewe n'uko tutawuteguranye ubushishozi, bitewe n'uko tutabanje kuwigaho, bitewe n'uko ibihe byaduhindukanye kandi tutari twarigeze tubyitegura. Ariko Imana yo nyir'ibihe, Imana ni ishimwe cyane. Imana ni nyir'ibihe, Imana ni Erohimu. Bivuze ngo ni Imana umuremyi wa byose. Mbese ni Imana ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo, ibizi ukuntu ibintu byose bizagenda, inzira bizacamo, uko bizaba bimeze. Imana ni ishimwe cyane. Hari igihe twebwe tureba nk'abana b'abantu tukabona icyerekezo kirabuze, tukabona igishushanyo mbonera kirabuze, haba ari mu buzima busanzwe tubamo umunsi ku munsi, haba ari n'ubuzima bw'umurimo w'Imana. Ukareba ukabona iyo bari korari ukabona intege ziri gucika, ukabona abantu bari kugenda, cyangwa se ukabona ibihe mwari mufite biri kugabanuka. Ndetse n'umubiri usanzwe no mu buzima busanzwe, hari igihe uba ureba ukabona ibyo wari uhanze amaso bikuweho, ukabona icyerekezo kiragiye, ukabona nta gishushanyo mbonera cy'ubuzima ufite. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu Imana ikorera guhomba. Ikintu Imana yatangije ubwayo ikagitangiza, iranagikurikirana. Imana ni ishimwe cyane, iragikurikirana kuko Imana nta kintu igikorera guhomba. Iba yaragitangije izanagisohoza. Nicyo ngira ngo nkubwire.
Pawulo rero niyo mpamvu nawe yandikiye abangaba Filipo arababwira ngo icyo nzi neza ni uko Imana yatangije umurimo mwiza muri mwebwe izawusohoza rwose. Imana nishimwe cyane. Umurimo rero ni uw'Imana, icyo dusabwa ni ukuyemerera, ndetse n'ubuzima tubayemo bwose buzwi n'Imana, icyo dusabwa ni ukuyemerera. Ni Alufa kandi ni Omega. Imana nishimwe, ni Imana nyir'ibihe, ni Dieputupu wisa, ni Imana ishobora ibintu byose, ni Imana itajya inanirwa. Turagira ngo dusengere muri iri jambo rivuga ngo icyo nzi neza ntashidikanya ni uko yatangije umurimo mwiza muri mwebwe izawusohoza. Ndagira ngo mu rwego rw'ubuzima ubayemo, haba ari uburyo bw'ubuzima urimo, haba ari uburyo ukoramo umurimo w'Imana, haba ari uburyo ubona umurimo w'Imana uri, wowe icyo usabwa ni ugusenga ubwira Imana ngo twebwe twemeye kuba igishoro cyawe kandi turashaka kugira ngo tuvemo inyungu nyinshi. Dukoreshe rero, turakwemereye kugira ngo ukomeze kutwiyoborera, ubundi Imana urugamba ni urwayo. Imana nishimwe cyane. Mu gice cyaho cya 4 cy'igitabo yandikiye Abafilipi, umurongo waho wa 5 yaravuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabe mubyingingira mushima. Imana nishimwe cyane. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Imana nishimwe. Turagira ngo dusengere muri aya magambo yongera agarura ibyiringiro muri wowe, wongera umenye yuko ukuboko kw'Imana kuri wowe, kandi wongera umenye yuko umugambi w'Imana ntawo wagiye, ahubwo urakomeje. Imana nishimwe cyane. Imana irihagije, Imana irihagije, kandi ndagira ngo nkubwire ngo ni Elishadayi, bivuze ngo ni Imana. Iyi Mana yacu ni Elishadayi, ni Jehova Shama, ni Imana mbese ihari ku bwayo, ntaho yagiye, ntawe ushobora kuyibwira ngo ubugiye gake ngo ayijijishe, hoya, irahari. Kandi ni Eruwa, bivuga ngo ni Imana ireba umuntu wayo wese ahari, ikamureba, ikamwitegereza kandi ikamurengera. Imana nishimwe cyane. Imana nishimwe. Ayiwe, Imana irahambaye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje kuko urakwiye gushimwa n'amahanga yose. Uvuganye natwe mu ijambo ryawe, uratubwira ngo umurimo mwiza watangije muri twebwe uzawusohoza. Ubutumwa bwiza nibugende bugere ku bwoko bwawe aho bari hose, mu izina rya Yesu Kristo. Wongera ubere inkomeza bari bacitse imbaraga, aho babonaga ibyo bari bishingikirijeho byari bikuweho. Ndagira ngo mbabwire ngo ukuboko kw'Imana ko kuracyahari. Wongere ubasubizemwo ibyiringiro bishyashya, kandi bongere bamenye yuko ubuzima bwabo buri mu biganza byawe. Data mwiza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye kuko ngo uri Imana ireba umuntu wayo ahantu hose ari, ukamwitaho kandi ukamugirira neza. Imana nishimwe cyane. Uri Jehova Kadashemu, bisobanura ngo uri Imana iturwanirira intambara, kandi uri Imana itajya yemera kuneshwa. Imana nishimwe cyane. Asa yigeze araterwa na Zera w'Umunyetiyopiya, abonye urugamba rumukomereye, arakwegera arakubwira ati Imana, ndatewe kandi ndushijwe amaboko mu buryo bw'umubiri wanjye ku ruhande rwanjye, ariko kuko utajya uneshwa n'abana b'abantu, uru rugamba rushyize mu maboko yawe. Ngo icyo gihe Abanyetiyopiya batsindirwa imbere y'Abisiraheli cyane, kubera yuko urugamba rwabo bari barushyize mu maboko yawe. Aravuga ngo nta wundi uvuna abanyantege nke kubakomeye, natwe dutabare kandi ntiwemere kuneshwa n'abana b'abantu. Natwe niwe twiringiye, Imana yacu, niwe twiringiye ibyiringiro bizima, niwe ukwiye gushimwa, niwe ukwiye guhimbazwa. Turagushimiye kuko wongeye kuvugana n'imitima yacu, kandi turagushimiye yuko ubwo twabonaga hatari inzira, Data mwiza, kuri we ziracyahari. Iyo tubonye ibintu bipfuye kuri we biba bitangiye ubuzima. Imana nishimwe cyane. None imitima y'ubwoko bwawe wongere uyikangure, wongere Data buje uyuzuze umunezero, wongere uyuzuze ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo ziganze ubwoko bwawe. Imana nishimwe cyane, kandi ijambo ryawe riratubwiye ngo ineza yacu imenywe n'abantu bose. Haleluya. Kandi ngo ibyo dutekereza byose, ibyo ngibyo bigomeze kurindirwa n'ijambo ryawe, wowe muri wowe Yesu Kristo. Nta wundi rero twishingikirijeho, nta wundi butabazi dufite,
ubutari wowe. Urakoze ko kuri Imana yemeye kuturengera, urakoze ko kuri Imana yumva gusenga. Ndasengeye buri muntu wese rero data mwiza, kugira ngo uyu munsi wongere umwereke bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi nubakize katika jina la Yesu Kristo. Kandi mahoro yacu turinginze cyane kugira ngo abafite ibyifuzo ubabere igisubizo. Imana nishimwe cyane, ubabere igisubizo kandi ubiteho cyane, ubarengere data mwiza. Abagukeneye mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka, buri wese umugenderere, umwereke bundi bushya, ibendera ryawe ryongere rizamurwe ku buzima bwacu. Urakoze ko kuri Imana yumva gusenga, urakoze ko kuri Imana yita ku gusenga k'ubwoko bwawe. Urakoze kuko data mwiza hari byinshi uhinduye data buja. Turagushimiye koko mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri hari ibyo ukoze ku buzima bwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Genda hagati mu bwoko bwawe, hembura imitima yabo, utanga umunezero muri bo data mwiza, kandi wongere ubaremo umunezero mushyashya. Dawidi yaravuze ngo tureme umutima mushyashya, umutima unezero w'agakiza kawe. Imana nishimwe cyane, imitima yabaye akahabwe data mwiza, ariko ihindure bundi bushya. Wongere utureme umutima mushyashya, abantu twongere kunezerwa n'umunezero w'agakiza kawe, abantu twongere kunezezwa n'ijambo ryawe. Urakoze mahoro yacu, urakoze byiringiro bizima kuko hari ibyo uzuye. Urakoze data mwiza kuko hari ibyo ukuyeho byari bimeze nk'imisozi. Urakoze byiringiro bizima kuko ibitari bihari ubiremye. Imana nishimwe kuko amayira yari afunze wongeye ukayafungura. Imana nishimwe kuko bari barwaye ubakijije. Icyubahiro n'ikibi cyawe turagushimiye kuko ukuboko kwawe kwiza kuri kugendagenda mu bwoko bwawe. Turagushimiye kuko imbaraga zawe zibohora, zirimo kubohora data mwiza ibyo Satani yari yaraboshye. Imana nishimwe kuko wongeye guhuza n'abantu bawe data mwiza, ukabahuza n'amasezerano yawe. Imana nishimwe kuko data mwiza ibyari byarabuze byongeye kuboneka. Imana nishimwe kuko uburwayi bwari bumaze igihe kinini ku bantu bawe bukijije, kandi Imana nishimwe cyane kuko amasoko yari yarazimye wongeye uyafukuye. Imana turayishimiye yuko aleluya. Imana nishimwe cyane, turagushimiye byiringiro bizima kuko wongeye kuduhuza n'umugambi wawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ubasha gukora cyane, mu Efeso 3:21, ubasha gukora cyane biruta cyane ibyo dusaba, nk'uko imbaraga zawe zikorera muri twe. Turakwemerera kugira ngo imbaraga zawe ziganze muri twebwe, kugira ngo ubashe gukora cyane data mwiza ibiruta ibyo twebwe twibwira, ko kuri Imana ishobora byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ubutware n'ubushobozi ni ibyawe none n'iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye kubiduhaye, amen. Ndabakunda nshuti bene data, icyubahiro cy'Imana nikigomeze kuba muri mwebwe. Ubwiza bw'Imana nibubagote uyu munsi wa none, mwongere mubone Imana bundi bushya. Ikimenyetso cy'ibyiza kiganza ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi aho mujya hose mugomeze kumva umunezero w'Imana, amahoro Yesu Kristo aha abantu be, ayo naganza ubuzima bwanyu cyane. Ndabakunda, niwizere imyejanda muri mwari muri kumwe. Shalom shalom. Imana nibahe umugisha.